nk'uko mubibona hano turi mu kigo cy'urubyiruko cya Ego Center Rwamagana, hakomeje kubera expo y'urubyiruko cyangwa se imurikabikorwa ry'urubyiruko mu bikorwa byabo bigiye bitandukanye. Aha rero turi ni ahantu biri kubera, njyango nk'uko mutureba murareba ko turi ku bigega binini cyane bya rwiyemezamirimo ukiri muto cyangwa se w'umujene, kuko nk'uko mubibona ni byinshi bagiye bagaragaza batwara ibikombe bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi nanone bakaba bongeye bitabiriye iyi expo. Reka rero tubatembereze mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo tugende tubereka byinshi bigiye bitandukanye byabereye aha mu kigo cy'urubyiruko cya Ego Center Rwamagana. I like the seasoning. It's in the morning, my baby's got me. I might call you up so you can meet the OGs. Even better take a flight, change the with our team. I like you guys are the city that's cool. You are the only thing that's I know it's been a long time, so I tell you, it's still not Cinderella shake. The money who could buy your day, baby. Me kupenda zoe, no compare you with nobody. The money who could buy your day, baby. Me kupenda zoe, ibyuma birimo ntabwo turi kumva ibintu bya hano ntabwo bikontorore rwose. Komandemo by'amafoto ubona ni bikenera mu mutwe. Watch her as she walked by. Stairs.
in her eyes and on the stomach. And she was the most beautiful thing that cowboy had ever seen. Sitting down straight but he was afraid he'd never get home because of some family scars in the rainforest. Oh, how he loved her. Passing by. Pardon me if I stop and ask you why. Senorita, could it be? Back in the innocent days, there was a young cowboy who loved Mexican girl. Only she didn't know it. She was the most beautiful thing that cowboy had ever seen. Sitting down straight to the but he was afraid. gufotora bimeze gutya bagerageza ufotore neza ntari
yashyizemo bituma za poroduwi zose twakoresheje aho kugira ngo zibe mbi zidakikije ahubwo zibirinde. Noneho ku gihande kijyanye n'imitako umugenzi wanjye nawe amazina nitwa Eric. Kuri ikigendanye n'imitako hariyo dushushanya, hakaba niyo dukoresha amafoto rusange twagiye dukora ku mbuga nkoranyambaga. Iyi iba ari ifoto twagiye ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma isoko riraboneka. tugabanye ikibazo cy'igwingira. Ni inkuru nziza ku bana bari mu muhondo ndetse n'umutuku, by'umwihariko n'abamama bonsa cyangwa se batwite bagira ibibazo byo kubura iron. Rero iyi fu biba birimo byose, ndetse no ku basheshe akanguhe kubera ko iyi fu ikungahaye kuri calcium, rero bigafasha mu gukomera kw'amagufa y'amagufa. Iki ni ikiro tukigurisha 2,500. Yego, rero ntabwo kiba gihenze. Hanyuma rero ibyasigaye aha ngaha turabigurisha cyane, ziryohera ndizisharira bitewe n'abantu zo bakunda. Hanyuma kubera turi muri circular economy no kwirinda kwangirika kw'ibidukikije, ibyo byasigaye aha byose nk'uko aha ngaha ibyasigaye twabigurishije n'ibiryo by'amatungo, ibyasigaye hari ibyo dukoramo ano madetagenti. Aya ngaya akaba ari amasabune akuraho ibizinga. Watungurwa nk'ubwiye yuko quality yayo iyi ngiyi y'idetagenti iyayo same quality zikurwa muri Singapore, ariko nawe murakoze. Amazina nitwa Adrien Bizarene, ndi umuyobozi wa kampani ya Vision Boat. Muri Vision Boat twarebye ikibazo cy'abafite ubumuga bwo kutabona bahura nacyo cyo kugenda babarandase n'inzitizi bagenda bahura nazo kubera ko bakoresha ibiti cyangwa se n'amakirere zidafite ikoranabuhanga. Adrien Bizarene, umuyobozi wa Vision Boat, narebye icyo kibazo noneho ndavuga ati iriya nkoni bakoresha ni gute nshobora gushyiraho yongera agaciro, ayishyiraho amasensa, noneho umuntu uyikoresha akajya amenya ko agiye kugonga ikintu. Nashyizemo system ya vibration na sound y'umuntu uri kuyikoresha yagiye guhura n'inzitizi, hakibura metero imwe na santimetero 50 itangira kuvibrating. Noneho yagiye kwegera ya nzitizi hakibura santimetero 50, none ikindi irahinduka. Iyo ageze mu modoka arayihina akayibika nta kibazo, akabasha kwitonda. Ayipigirika nayo yapuraye ayitegereje arayitanze, ni muri process. Murakoze. Muri 70. Murakoze. Amazina nanjye nitwa Rukundo Akiri, aba ngaha mpagarariye Golden Art Painting. Murakoze. Golden Art Painting ni kampani imaze imyaka ibikorera muri iki kigo cya Rwamagana Center, kigizwe n'urubyiruko ruri hejuru y'abantu barindwi. Tukaba dukora ibijyanye n'ubugeni nk'uko mubibona mu byiciro bitandukanye. Dukora icyo bita painting, iyo dukora ku cyiciro kinini cyane. Urabona izi zose ziri muri iyi sale zidekoyemo n'ibi ngibi biri aha ngaha byose ni ibihangano byacu. Dukora sculpture z'ibiti, hari izo twabadekoreye hari imbere turaza kuzibona. Ceramics byose turabikora, dukora como art nyinshi cyane. Nabo bakoze kuri ibi. Online service, tukazigisha na coding, aho dukora website.
umwaka ushize twari dufite abanyeshuri bagaragaje kimwe cya kabiri cyangwa ibintu byinshi bagukurikira kandi bafotora ubazane. My name is Tikman Isai. Hano kubaka software ikorana na hardware byose twabikoreye. Hardware twavuga ni uburyo bwa automation system bimenyerewe mu buryo hanze ko ibintu byose n'abanyarwanda bakunda gukoresha. So mu buryo wabasha gukontorora ibintu udahari ukoresheje IoT cyangwa Internet of Things. So ukoresheje internet itara twari porogaramu mu kinyarwanda wandika ijambo aka kohereza yakorana kurambika sima kohereza itara rikazima. So ubu ngubu ahangaha bigusubiza ko itara ryazimye nta kibazo ufite, iyo hari ikibazo cyabaye barakumenyesha. Ibi ngibi bikoresha internet nta distance iri limit, niba buri muri Amerika wayicana iri hano. ahari turagaragaza ko ari ahantu hari interineti ariko nta kibazo yakozemo n'izindi bintu byiza nyinshi ariko yigeze gukora radiyo komite amafrekanse tugiye kuba dusanga afite radiyo yihariye ariko habaho kumuteza imbere kujyanwa muri iri shuri tumaze kugera ku bintu byinshi birimo gukora asisitisi ushobora gukora ibigo binini gukontorora abakozi n'ibindi byose hano bifite. Iyi poroje ngiyeho ni uko nsakoze ka interineti abifasha gukomeza kuri interineti hano sinzi hari ikibazo cyabaye muri ibi bivanaho kuri tabu izi ikarita kuri iyi divayisi urumva ko itisona itisona ikakwereka kuri tabu izi ikarita ihita disipureyinga information z'iyo yesi bakamenya niba watekereza. Hano dufite na dashboard nini izo data wazimanipulatinga uko ubishaka bitewe n'ibijyanye na business yawe, ukamenya abakozi baje mu kazi niba bakoze ibyo bagomba gukora. Karibu. Karibu yes, tukicara kwicara bateguriwe. Asante. Yes, kwiga tukajya ku kijaro ariko bikaba bigomba gukomeza gusura hanze bakabashyira yes protokole bifashe yes bigere.
twishimye kuba turi kumwe namwe muri iki gitaramo, ariko ni igitaramo cy'imihigo kuko ibikorwa bimaze kubona birimo mihigo y'inama y'urubyiruko. Gahunda ya Made in Rwanda twashyiriweho izadufasha mu guteza imbere ibikorwa imbere mu gihugu, tugabanya ibyo dukora mu mahanga, bityo ubukungu bwacu bwiyubake bushingiye ku mutungo kamere w'igihugu. Turashimira kwihagararaho k'u Rwanda dushingiye ku butunzi dufite burusha ibindi bice by'isi, ariko nyakubahwa Gavana basobanukiwe neza yuko Afurika yihagije aho igisigaye guhindura imyumvire. Nk'uko bikwiye kandi mu mabwiriza agenga ibigo by'urubyiruko yashyizweho na Minisiteri y'Ikoranabuhanga 2017, hari igomba kunonosorwamo tugasabira ubuvugizi kugira ngo aya mabwiriza azongere ashyirwemo imbaraga, yongere ajyane n'igihe, kuko amaze igihe bigaragara ko hari ibyo dushobora kongeramo bigafasha urubyiruko. Nimumara kuyasuzuma mukayatwereka twiyemeje kuzashyira mu bikorwa nayo. Strategic plan y'imyaka 5 yarimo guhanga ibigo by'urubyiruko bikagira byibura ku mirenge nk'uko byasaga mu mushyikirano, bigasabwa muri forum twahuye mu mwanya wa Perezida wa Repubulika. Akarere ka Rwamagana kamaze kugera kure ko tumaze kugira ibigo 7 twaravuye ku bigo 3, dusigaje imirenge 7, tuzaba tumaze kwesa umuhigo 2027. Nyakubahwa Gavana, ntabwo tubereye hano kubatota amagambo, byinshi mwamubizi, ibyo dukeneye murabizi. Ndumva mwatwemerera tukabashimira kuba twateramanye namwe tugakomezanya n'iyi gahunda. Amazina yanjye yitwa Nkusi Anatole, ndi umuhuzabikorwa w'urubyiruko mu karere. Murakoze. Nyakubahwa Gavana, mutwemerere dutumire uhagarariye inama y'urubyiruko atugezeho ijambo riteguriye dukomeze n'izindi gahunda. Murakoze. Mukabagana amazina y'imwe nkaba ndi komiseri w'inama y'urubyiruko mu karere ka Rwamagana. Nk'uko bisanzwe akarere ka Rwamagana urubyiruko rwaho duhora dushimira abandi mu gihugu hose, ariko uyu munsi ko twagira umugisha wo kwifatanya namwe hari ibyo tutasiga inyuma mu gushimira. Nk'uko Anatole yabivuze, ntabwo twakubahuka ngo tubatume, ariko kubw'inshingano uzadushimirire ubuyobozi bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uburyo badahwema kwita ku rubyiruko baduha kugira ngo noneho tuvugira n'abo dutanga ibitekerezo mbere ntabwo byabaga. By'umwihariko rero turashimira ibyo duhabwa mu buzima bwa buri munsi twashyiriweho Minisiteri yacu kandi iradufasha mu buzima bwa buri munsi. Si ibyo gusa, twashyiriweho uburyo bwo kugira ngo urubyiruko rwihaze mu bukungu, badushyiriraho Youth Connect, badushyiriraho n'ibindi kandi biradufasha. Mu by'ukuri rero nta muntu utabashimira kuba umugoroba nk'uyu nguyu mwaje kwifatanya natwe kugira ngo urubyiruko ruri aha ngaha ndetse n'abandi nabo bajye babona ko hari aho bagera bagahabwa agaciro. Bashimiye kandi duhora dushimira inkunga mudutera kugira ngo twiteze imbere. Murakoze. Murakoze. Bakorera inama y'urubyiruko mu karere ka Rwamagana. Turaza kugira umwanya w'abafatanyabikorwa baza kuvuga ku by'urubyiruko n'inkunga batera, ariko mutwemereye umwanya mufite twatumira PS Minisiteri y'Urubyiruko akaza kutugezaho ijambo yaduteguriye, igikorwa cyacu kikajyana n'igihe. Murakoze.
urubyiruko bavandimwe muraho muraho urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Murakoze cyane cyane by'umwihariko ubuyobozi bw'inzego n'akarere n'umurenge turimo. Ikintu tumaze kubona ni uko muri iyi ntara urubyiruko rufashwe neza pe. Kubera amajwi ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba iyo tubivuga ntabwo ari amashyengo, burya ibikorwa biba bigaragara. Ibikorwa biragaragara, abo tubana mu nama y'igihugu y'urubyiruko n'ahandi barabizi iyo tugeze ku mihigo. N'ubundi iyo turimo kureba imihigo y'inama y'igihugu y'urubyiruko ibyo yagezeho, akenshi biduha ishusho y'uko babana n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Ni nayo mpamvu nari mbasabye rwose mu gushimira inzego z'ibanze uko bafata urubyiruko, uko babana nabo, uko barwitaho. Ngira ngo iyi Yego Center n'izirindwi muri aka karere nta handi biri mu gihugu. Ni ibigaragaza rero ko iyi ntara n'aka karere by'umwihariko byumvise umurongo w'igihugu cyane mu bifata mu maboko. Ubu ntabwo tukivuga urubyiruko mu Rwanda rw'ejo, n'u Rwanda rwa none n'ejo. Mu kuba u Rwanda rwa none n'ejo, murabona ino Youth Center iri hano, ibikorwa byiza biri kuhabera. Mu by'ukuri Yego Center zijyaho kugira ngo zihe urubyiruko urubuga rwisanzuriraho, aho bashobora kugaragariza impano zabo zitandukanye, ariko noneho bashobora no kumurika ibikorwa nk'uko umuntu akaza muri iyi minsi mwari mumaze muri iri murika, n'umuntu akaba yakora ikintu agateza imbere umujene wari wagize igitekerezo cyo gukora ikintu cyo guhanga udushya duteza imbere umuryango nyarwanda, duteza imbere n'akarere. Nibyo gushyigikirwa no gushimirwa imibanire n'imikoranire y'inzego z'urubyiruko muri aka karere, n'inzego z'urubyiruko muri iyi ntara yose, kuko mwabonye kuva ku bakuru twasuye kugeza ku batoya hano, izi ntore zari mu ngamba mu kanya ziyereka zizavamo urukerereza rw'ejo, sibyo? Urukerereza n'ibizaza. Ibi rero nk'urubyiruko ntabwo wabona aho bigaragariza utahawe amahirwe yo kugira Yego Center nk'iyi, utahawe amahirwe yo gutekererezwa imurika nk'iri ngiri, aho abantu baza bagafata umwanya, abakuru bagaha umwanya urubyiruko kugira ngo rugaragaze icyo rushoboye. Aho rero iyo twahawe amahirwe y'urubyiruko, natwe nyamuneka ntitukayapfusha ubusa, tujye tuyasigasira. Ngira ngo niba bigaruka mwaka, niba bigaruka gihembwe, ariko ubwo bizongere kuba bizabe ibigurika bizabe byinshi kurusha uyu munsi, sibyo? Sibyo? Murabinyemereye? Ni ukugira ngo twereke abayobozi baba batugira icyizere bakaduha urubuga ko tubikwiriye ko, kandi ko hari icyo tubibyaza n'umusaruro. Ni byiza rero ni byo gushyigikirwa, bikaba byiza kurushaho n'iyo byagutse bikava no mu mujyi bikajya no mu byaro, ariko n'abavandimwe tuba twasize hepfo mu byaro nabo tukabazana tukabereka ibiri kuba n'ibiri kudufasha gukomeza gutera imbere. Nabonye ibintu byinshi hariya byiza cyane binatandukanye bifite aho bihuriye n'umuco gakondo, nabikunze. Nabonye birihariye. Mu gihe cyacu natwe tukiri batoya cyane twakuze dukinira muri za Youth Centers, ahantu abantu bita Maison de Jeunes Kimisagara, sinzi niba ari abahanzi cyangwa Rafiki, aho twatereye umupira, ariko twahagira umugisha kuko uriya uko wagiye mu biruhuko ukagira ikindi kintu kizima uhugiraho kikurinda kujya mu biyobyabwenge, kikurinda kujya mu ngeso mbi, igihe kigatambuka kandi unakurikirana na gahunda za leta. Mureke rero izi nyubako nziza, izi Yego Center nziza, akarere n'intara badufasha gukomeza kuzisigasira, natwe tujye tuza na gahunda zitandukanye zibera muri ibi bigo zibe izidufasha mu kubaka indangagaciro zacu. Uko twiga ibindi mu mashuri, uko ushobora guhanga udushya, ariko bikwiye kugendana n'indangagaciro
indangagaciro zo kuba umunyarwanda sibyo ibyo rero nta handi twabyigira atari ahantu nk'ahangaha nagira ngo rero mbashimire nyakubahwa gavana nagira ngo mbashimire rwose mu izina rya minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi tubashimire uburyo mwita ku rubyiruko uburyo rufata neza twabibonye tuvuye mu karere k'abaturanyi biragaragara ko urubyiruko rwo muri iyi ntara by'umwihariko akarere ruri very active rurakora ruregerana n'ubuyobozi kandi natwe iyo tugiye kurevara ibintu nabivuze inama y'igihugu y'urubyiruko biduha ishusho y'ukuntu abantu babanye n'uko bakorana no kwizera tutumva murakoze cyane rero mu by'umugoroba mwiza arakoze yes minisiteri y'urubyiruko ariko ngira ngo kurusha byagusabye kantu buryo yaba PS protocol kwega ibikorwa dufite umufatanyabikorwa mu gihe ibikoresho urubyiruko mbere ko dusoza twamuha umwanya agasuzuma urubyiruko PS turakorana cyane JAF turakorana cyane waba ari umwanya rero wo kugira amahirwe ku rubyiruko ariko Murakoze kumpa uyu mwanya nyakubahwa gavana abanyacyubahiro bateraniye hano numvise nanjye inama y'urubyiruko mvugana na Anatole arambwira ati ukora ibishoboka byose ntuzave muri iyi nama muranyihanganira nakereweho urubyiruko rero kugira ngo byinshi abayobozi babibabwiye ni Nyarwanda rw'ejo ni mwebwe mutwa mu ntege nk'ibyo ababyeyi cyangwa se n'abayobozi bababwira twebwe natwe mu buto bwacu tukifite imyaka nk'iyanyu twari dufite ubushake bwo gukora kandi bidasabye ibintu byinshi ubu urubyiruko ruhari igihugu kibitayeho kirabaha ibintu byinshi kirabagira inama mu buryo bwose bushoboka twebwe amahirwe ntayarahari ariko mu bushake twari dufite twebwe twahereye mu buryo bushoboka mu bintu bidasaba amafaranga mu bintu bidasaba ibikoresho byinshi ariko turakora tubaho kugera tubaye abantu bikemurira ibibazo kandi bakabikemurira n'abandi mu rubyiruko rero nk'inama natanga harimo abo leta irimo kwigisha imyuga itandukanye ndatanga urugero wenda nko wakwiga usudire cyangwa se akiga kubaka mu by'ukuri ntabwo umuntu atangiza ibikoresho byinshi nk'umuntu wiga kubaka ntabwo yavuga ko yaguze kugira ngo akore ntabwo yavuga ko yaguze ibikoresho ukenera nivo ugakenera umwiko bimwe nawe ubwawe wabyikorera nk'umusuderi cyangwa se wize elegitirisite ukenera agatesiteri k'amafaranga 500 ugakenera turunevisi ugakenera pareyi ni ibintu biciriritse kubwira umubyeyi cyangwa ukabwira umuyobozi cyangwa ukabwira umuntu wabuze akazi wabuze ibikoresho ngewe ntabwo wabibwira ngo ugende ikindi kandi niyo wabuze akazi ngewe ubwanjye n'urubyiruko ngenda nasabaga aho mbona nkakorera ubusa ariko mfite intego mfite icyo nshaka kugeraho nkavuga nti kanaka nanyemerera mu byo akora runaka ngewe uzemera ngorera ubusa ariko mfite impamvu nanga kwicara nanga kujya muri ya mico mibi nanga kujya mu ngeso z'urugomo ariko mmenye mu kazi iyo uri mu kazi hari ibyo uba wiga hari n'ibyo uba warize urugendo yose rero ibigo rero bihagarariye hari kampani yitwa Market Radio yo icuruza ibikoresho by'imyuga itandukanye
iri hano, hanyuma nanone hari ukeneye ubujyanama cyangwa se ibindi yaguhamagara kuri 078 haba ku bujyanama byo kugira inama n'urubyiruko wenda bageze mu gihari se muri n'izi wenda muri nanone kugira ngo ujye hanze ku isoko nanone bisaba ubujyanama. Ese wenda hari ibyo ntari kwiga umuntu akunze ibi cyangwa se umuntu arasoma ibi, ese nakwiga ibiki nabyo umuntu yabagira inama kubera ko hari hano umuntu turakorera hanze y'u Rwanda dukoreye igihe turagura urumva kandi tuziranye n'abarwiyemezamirimo benshi. Izo nama zose rero n'abana bacu nkarwanya rwejo twazibagira, ariko tubasaba namwe kugira ubushake bwo gukora, bwo kwikemurira ibibazo, bwo gutera intambwe. Twebwe rero kundi turabwira tuvamo, ariko namwe mumenye ko muzabyara, muzabaho abagabo abagore turabakeneye bafite ubwenge kandi bashoboye bwo kugira ngo muzarusheho. Ubwo inomero rero ari 0788827 indi nayo ngabaha 0782 ubwo ndabashimiye rero nyakubahwa gavana, ndabashimiye namwe urubyiruko mwamuri hano kandi ndabifuriza ibyiza mu ntambwe igiye. Murakoze. Abakozi umuyobozi wa Orange Garden, kwa gavana, kwa PS, visi perezida n'abajyanama, kwa vice mayor uri muri iki gitaramo cy'imihigo. Munyemerere nyuma yo kuza kumva impanuro z'umushyitsi mukuru tuze no gutanga ibikoresho bageneye urubyiruko, dufata n'ifoto y'urwibutso dusoza iki gikorwa. Niba mutwemereye protokoli yakorwa gutyo. Murakoze. Karibu. Twabanza ego karibu. PS Minisiteri y'Urubyiruko, iterambere ry'ubuhanzi, abajyanama, vice mayor, abayobozi b'urubyiruko muri hano, urubyiruko cyane cyane abadukoreye imurikagurisha cyangwa imurikabikorwa, bizera ko bagize n'icyo bakora. Twagize umunsi mwiza, PS yababwiye twirirwanye n'urubyiruko kuva mu gitondo, twaganiriye n'urubyiruko tunawushoje neza ko dushoreje ku imurikagurisha, rikunze kugurisha, ariko nyamuneka nimubona mu nama muze kuhanuvuze birabihereho umugabikorwa bigaragaza impano n'ubushobozi urubyiruko rufite, birahura n'ibyo twabanje gutora. Mushime cyane urubyiruko rwagaragaje impano bafite, ubushobozi bafite, gukunda igihugu, kwishakamo ibisubizo no guhanga udushya. Shime noneho n'ubuyobozi bw'akarere buba hafi bubafasha, n'abayobozi banyu, bavuga coordinators, youth corners zitandukanye, ariko PS arabivuze, iyo urubyiruko rwegerewe twamutega amatwi, twumva ibyo bifuza, tugafatanya gushaka ibisubizo n'ibintu mbona. PS nabivuze, ariko kugira ngo bigarukeho, ubu uyu munsi turi kumwe n'aba bajyanama n'ubuyobozi bw'akarere, akarere mbona ahandi hose, urubyiruko ni uko biba bigaragaza ko inzego z'ubuyobozi koko ziri kumwe namwe.
twahoze tuganira ku mishinga n'ubu twaganira ku mishinga cyane cyane ibanda ku bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara n'amahirwe ariko urubyiruko rwagana rukabyaza umusaruro. Ariko icyo nakongeraho tubona hano no mu zindi forums tujyamo cyangwa se mu yandi mamurikabikorwa ni uko mufitemo n'impano zihanga udushya. Zihanga udushya tugakoresha iby'iwacu, tugakora ibintu nk'ibi, imitako nk'iyi, hakazamo ikoranabuhanga. Nyuma rero uriya musore wari uri muri programmation agakoresha ikoranabuhanga, kandi ubu uyu munsi igihugu cyakiriye inama mpuzamahanga y'ibikorwa bya artificial intelligence ikoresha cyane cyane ikoranabuhanga. Niko tuba twageragejeho kumva n'umurongo nyakubahwa Perezida wa Repubulika aba yaduhaye kuba igihugu cyubakiye ku byo dufite, igihugu kireba kure. Ubu nta kintu umunyarwanda yashaka gukora ngo kinanirwe, cyane cyane dushyize hamwe. Ndabiya muri kubona biba ntabwo bizaduhungabanya, kuko buri iki cyabonye umunyarwanda uyu munsi n'ikintu cyamusubiza mu buvuzi, kandi ibyo twabisize bisobanura. Ibindi rero ugushyira imbaraga hamwe, kwishakamo ibisubizo, kumva intego ya Perezida yo kuvuga ngo twige tumwe, aho abandi bagiye bakoresheje igihe rero cy'umunsi, twe dushaka kuyikoresha mu masaha, reka bari byo dukora. Bayobozi muri hano dufatanye na Minisiteri y'Urubyiruko, izi mpano ziba zibonetse, ubutumwa dukunda kugezwaho n'urubyiruko kugira ngo tuzamure. Ubu twashinga akarere kuba gafite ibigo 7 by'urubyiruko. Birumvikana ko ari ugutega amatwi kwayo amahirwe y'aho bahurira bigakorwa gutya. Ariko noneho ibi byagaragaye niba tubona umusore ukorana akoresha ikoranabuhanga, tukabona undi gukora bita umwana w'umukobwa ari kwishakamo ibisubizo, ari gukora ibikoresho by'isuku y'abakobwa, undi ari kudoda. Ibibazo bahura nabyo mu buzima byatumye atinya kujya mu ishuri cyangwa se ayivamo kuko yahuye n'ibibazo, none n'ababyeyi baba hafi bakabafasha. Kugira ngo ibisabwa byose birahari, ahubwo turabyihutisha kugira ngo tubyare inyungu z'imiryango yacu natwe ubwacu. Urubyiruko basabe gukomereza PSB bagaragaje hano n'ibiki. Tumaze iminsi bafite imurikabikorwa, ariko ni ibyo dukoze noneho cya kigo cyose baracyuzuza mu misoko bava mu mirenge itandukanye. Ni byiza noneho tubafashe babyagure, bashaka isoko, biteze imbere. None icyo nari ngiye kubasaba kugira ngo nabo mutuye ujye munyuzamo amaso murebe undi musore n'inkumi utarazana nawe ngo mukoze imbaraga, umukurure mujyane. Tuzagira success, tuzagira kugera kure n'ibyo hatagiye gusigara inyuma. Barahari, tukibona batsitara mu bikorwa by'ibiyobyabwenge, tukibona bagitsitara mu zindi ngeso mbi zitandukanye zituma ubuzima bwabo busubira inyuma, kandi mwebwe bigaragara ko n'ibijya kure. Ibi tubibasaba bitadukwiye inshingano, ariko tugatuta mwebwe n'abo ijwi ryacu cyangwa ishusho ryanyu ushobora kugera vuba cyane kuri bagenzi banyu, hatagira urubyiruko rusigaye inyuma, kandi ushobora kuba rufite impano n'iyanyu cyangwa n'indi. Turabizeza ubufasha. Ubufasha bwa mbere ni ukugira ngo ubuyobozi nk'uko nabivuze bubabe hafi, ndetse no kuba babashakira ziri mbaraga, ari uko babateze amatwi. Muri izi centers z'urubyiruko coordinator hano n'abandi bayobozi bandi b'urubyiruko tugahura kenshi, tukumva ibyifuzo byanyu. Iyo tuje hano tukareba aho mugeze n'uko mwakwihuta. Ikindi noneho ni ugukorana n'abafatanyabikorwa.
mukabuganira yavuze ati mu bitekerezo nk'ibyo yanjye ariko no mu bushobozi nabyo barabikora si we wenyine nuko ari we duhaye mikoro uyu munsi ariko hari n'abandi benshi bahuye n'abandi babyeyi bari hanze n'abandi bibumbiye muri java n'abandi n'akarere kagishakisha kabafasha. Ikindi noneho ni abayobozi banyu mwahisemo babayobora babagirira izindi nzego bakakora ubwo buvugizi turabashimira nabo kandi bizakomeza. Abandi bafatanyabikorwa bakomeye turi kumwe hano n'itangazamakuru cyane cyane ko natwe turimo n'urubyiruko bagenzi banyu baza bakaba babagereza ijwi ryanyu ahandi ariko bakaba banabamenyekanisha ibikorwa byanyu mu buryo bwo kugira ngo bigere kure n'abakoranabuhanga bakoresha cyangwa se ubundi buryo bakoresha muri communication barabizi kurusha nabo barabafasha buriya bigatuma ibikorwa bimenyekana ariko tunashaka n'amasoko cyane cyane ku bagomba kwaguka. Hari abasabye ko twakora ubuvugizi cyane cyane mu kubona ibisabwa certification cyangwa se ibyangombwa by'ubuziranenge akarere karakomeza kubikurikirane kandi tuzakomeza no kugira ngo dukore n'izindi nzego bireba natwe mukore ibintu kuko bifite ubuziranenge byemewe n'inzego akomeza n'ibindi tuzabigeraho. Imibonano tunasiwe muri iri murikabikorwa tukaba turishoje uyu munsi mwakoze PS muhagarariye minisitiri hano n'inzego zacu rero turabashimira cyane tukaba turishoje ariko ibyavuyemo nari babwiye ari byo tugomba gukurikirana ari no kugira ngo tubafashe kwaguka kurushaho natwe turabijyanye nk'uko murakoze cyane. Nakoze kugamana nyuma y'izi mpanuro duhaye turabashimira cyane tuzamura amashyi yacu hejuru. Muratwemerere dufate ifoto y'urwibutso. Nyuma y'ifoto y'urwibutso turaza gutanga biriya bikoresho abajene babitahane gatangire kubyaza umusaruro. Murakoze. Media batwereka uburyo duhagarara kuri podium muratwereka iyi foto ntize kuducika rwose abantu bayifate ubundi ibikoresho bitangire gukoreshwa.